ufungura browser bitewe niyo ushaka gukoresha. Ngiye nkoresha Chrome, hanyuma ukajya handikwa website ugashyiramo rdb.rw, ubwo ni rdb.rw. urabona ugeze ku rubuga rwa RDB, harimo serivisi nyinshi. Twebwe dushaka iri hano kuri e-service, ko turashaka electronic service. Uyikirikaho rero ukabona serivisi nyinshi tubona online. Twebwe yacu dushaka ni business registration, cyangwa se kwandikisha business. Iyo ukanzeho ikuzana hano, aha niho binjirira kuri iyi login. Ariko iyo udafite account muri RDB urayifungura ni hano, hanyuma ukuzuza email yawe, email ukoresha na password uzajya ukoresha, cyangwa se ijambo ry'ibanga uzajya ukoresha. Rangiza ugahitamo icyangombwa ukoresha, national ID cyangwa se passport bitewe n'icyangombwa ukoresha, ukandikamo, ubundi ugakika kuri go. Iyo ukitseho imyirondoro yawe yose ihita yizanamo nk'uko mubibona. Ukongeraho telefone yawe, ukongeramo n'izi nimero baba baguhaye zibanga, hanyuma ugakora submit. Icyo gihe uba ufunguye account. Hanyuma rero kubera tuyifite, ubwo hano washyiramo email na password, ubundi ugakika hano kuri go, uba winjiye muri konti yawe. ahubwo ngo niba ufite TIN ya Rwanda Revenue Authority ntabwo uri bukeneye gufungura kampani y'umuntu mushya, ubwo nibyo ukoresha. Turayifungura rero nk'aho ari nshyashya. Aya ni ubwoko bwa kampani, domestic ni kampani yo mu gihugu imbere, entreprise se iyo hanze, cyangwa se turahitamo domestic iyo mu gihugu. Hanyuma ugahitamo niba ari private cyangwa public. Hanyuma iyo ari umuntu ku giti cye, ubwo ni private. Ugahitamo ubwoko bwa kampani, niba se ari limited by share, niba ari unlimited, biterwa na kampani ushaka gufungura. Hano ugahitamo bigendeye umwanya, se uri managing director cyangwa uri chairman. Hano uhitamo umwanya, warangiza ukajya kuri continue cyangwa se komeza. Hano bakakubaza se izina rya kampani hari iryo wabitse cyangwa se ryateganyije. Niba naryo, hano bahita bati ugomba gushaka izina rihuye n'igikorwa. Hano uhita wandikamo izina, company turayita example company, ubwo ushyiramo izina rya company ushaka kuyita. Hanyuma ubona bavuga company limited LTD cyangwa se company, ziriya abbreviation zikurikira izina uhitamo hano niho ubikorera. Hanyuma ugasevinga ukanakomeza. Bagahita bakubaza se ifite article of association, iyi ngiyi ni inama ishinga company, ubiha harya kuri yes, ukaba washyiramo ariko ushyizemo no, urakomeza. Hano ni address ya company, ufitamo igihugu, ugahitamo akarere, ugahitamo bitewe n'aho company izakorera, ugakomeza. Ubwo hano tuba tugeze noneho ku kintu cy'ingenzi cyane, icyo bita ibikorwa company izakora. Hari icyo bita business sector na business line. Hano rero hitamo ese business iri mu buhinzi, iri mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, se iri mu bucuruzi, biterwa n'igikorwa business yawe ushaka kizakora. Business sector ibifite izindi nyuza nyinshi, izindi line nyinshi. Hanyuma ugahitamo, iyo uhisemo ukajya kuri add, ihitiza hano kuri selected business lines. Izi selected business lines nizo uba wahisemo ko company yawe izakora. Hanyuma ukajya muri sectors zitandukanye, kuko business ikora ibikorwa bitandukanye. Sector wenda ushaka kuyishyiramo wibeshye ukayikoramo, cyangwa se ukayongeramo. Ibyo ngibyo biba bishoboka cyane. Warangiza ukaza ku gikorwa cy'ingenzi ushaka ko company yawe izakora. Hanyuma ukagihitamo, bakakubaza se urashaka VAT certificate. Niba ushaka ubwo ngubwo urabisobanura, niba utashaka no, ugakomeza. Hanyuma tukaza tukajya kuri hano, tuba tugiye ku kijyanye na capital cyangwa se imigabane. Hano nashyizeho urugero ko company itangiranye imigabane ya miliyoni. Hano ku migabane rero ushyiramo agaciro imigabane yawe ifite. Navuze ko ifite miliyoni, hanyuma ugashyiramo umubare w'imigabane ndetse n'umugabane umwe uragura ngahe, kandi biba bigomba kungana. Hanyuma hano uhashyira amazina ya ba nyiri imigabane ya hano kuri add. Hanyuma ukabasha kongeraho umuntu kongeraho rero ifitamo cyangwa ugakoresha, ugashyiramo nimero y'irangamuntu ye, imyirondoro ye ikayizana, telefone ukanestinga. Urabona ko yahageze, yajeho. Hanyuma iyo ushaka kongeraho abandi nyine ugenda ubongeraho gutyo. Warangiza ugasevinga ukanestinga.
barakwereka yuko imigabane ni 100 y'aka gaciro nk'uko twabishyizemo cya gihe mbere. Hano haba hari lisite y'abanyamigabane ubwo ari benshi ugenda ubashyiraho. Hano barakwereka abayobozi ba kampani na scrollinga ukuzuzamo. Bakubaza se kampani yawe ifite abakozi, niba ari yego mwabashyizeho ryari. Hano ushyiramo igihe wabashyiriyeho ndetse n'umubare wabo niba bahari, ugakomeza. Twe ntabo urashyiraho oya ukomeze. Hano iyo hari izindi document ushaka gushyiraho ugenda uzatacingaho. Iyo uvuye kuri stage rero uburangije bahita bakwereka uburyo kampani yameze. Iyi ni izina ryayo, kategori yayo, domestic se, reg yayo, reg number cyangwa se nimero yayo ni iriya. Aya ni amakuru yose twagiye dushyiramo. Ibi ni bya bikorwa twavugaga izakora twashyizemo hano muri activity. Iyi ni imigabane. Hanyuma ibi byose iyo birangije ujya hano kuri submit ugaklikaho, ubwo ngubwo application iba yakiriwe, ukaba ubashije gufungura kampani mu minota mike cyane.